Kuva mu myaka ya kera abantu bakomeje gushaka uko bahaza ukwifuza kwabo mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko buri gihe ukabona abantu hari uwundi munezero bakeneye mu mibonano mpuzabitsina urenze uwo bamenyereye, ariko n'ubundi ugasanga babigiramo urujijo rwinshi. Abandi nabo bakagira agahinda kuko bumva uwo bakorana iyo mibonano mpuzabitsina afite undi yahuye nawe mbere y'uko bahura, ndetse nawe agahorana ikibazo cy'uko ashobora kuzamuta akisangira undi. Hakaba n'abandi babura amahirwe yo kubona abo badahuje igitsina beza kandi bajyanye no kwifuza kwabo bakundana bakanabana nabo. Hakaba umubabaro ku bakorana iyo mibonano n'ibindi bibazo bitagira ingano bijyanye n'umubano w'abadahuje ibitsina. Ubu ku isi noneho hari imyumvire irimo kugenda ikwirakwira ihereye mu bihugu biri mu burengerazuba bw'isi, aho bamwe mu bantu biganjemo ab'igitsina gabo barimo guhitamo kubana n'ibipupe ndetse n'amarobo yakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, bakayatunga mu ngo nk'abagore babo, abandi bakibanira nayo nk'abagabo babo. Hakaba n'abajya kwishyura mu maduka yabugenewe kugira ngo bakorane imibonano mpuzabitsina n'amarobo cyangwa ibipupe byabugenewe. Gukora imibonano mpuzabitsina n'ibipupe cyangwa amarobo yakorewe ako kazi mu gihugu cy'Ubwongereza niho ibikorwa byabanjije mbere y'ahandi hose ku isi. Iyi migenzereze y'abantu yo kuryamana n'ibintu bitari abantu irimo kugenda ifata intera ndende. Ibi bipupe byakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina byitwa sex dolls. Biba bikoze buryo ki umubiri wabyo uba ushaka koroha nk'uw'abantu. Bamwe mu bantu bamaze kwemera imigenzereze nk'iyo kuryamana n'ibintu bitari abantu bavuga ko ibi bikorwa byo kuryamana n'ibipupe ari uburyo umuntu wese yihitiramo bwo kugaragaza ibyiyumvo bye biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Inganda zikora bino bipupe byagenewe kuryamana n'abantu zikora ibipupe by'igitsina gabo n'ibipupe by'igitsina gore, kandi bagakora ibijyanye n'imyaka yose, ku buryo hamwe ubona igipupe kimeze nk'igikobwa cyangwa umuhungu kibyiruka, igipupe kimeze nk'abahungu n'abakobwa bagezweho, bamwe bakora sport, bafite mu nda harambuye kandi batoshye, ikindi badafite ibiro byinshi. Ikindi izi nganda zikora ibipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu zigerageza gukora ibipupe by'amoko menshi kugira ngo bahaze ukwifuza kwa benshi. Yaba ukunda igipupe cy'ikirabura se, icy'icyarabu, icy'ikizungu se, ikigufi, ikirekire, ibyo bambika amaherena se, amadarubindi n'ibindi nk'ibyo. Bakagerageza gukora amoko menshi atandukanye ku buryo bashyikira amahitamo ya benshi. Byaba byaragenze gute kugira ngo abantu bagere ubwo bifuza kuryamana n'ibipupe ku buryo bumva bimeze nko kuryamana n'abantu bagenzi babo? Mu gihugu cy'Ubutaliyani haba amaduka bita brothels, aba arimo bene ibi bipupe byakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu. Sofia Betiza ni umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cya BBC. Yagiraga ati: I'm on my way to a secret location to go and see this brothel for myself. Honestly, I don't really know what to expect. Ubu ndimo kwerekeza ahantu h'ibanga ndeba ibyo nanjye ntari nabona. Mu by'ukuri sinzi icyo nabivugaho kuko binteye amatsiko cyane. Mu byumba bamurikiramo bino bipupe byakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu usangamo uburiri, televiziyo n'ubwiherero, ku buryo umukiriya uje afite gahunda yo kwishyura ngo aryamane nacyo bamuha umwanya muri icyo cyumba bakamutiza uburiri bw'icyo gipupe, hanyuma bakamureka akaryamana nacyo akumva niba koko cyamufasha kwikemurira ikibazo kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ibi wabyita nka kwa kundi hari ahantu ujya bakagusogongeza ku nzoga cyangwa ku kiribwa gishya kiri ku isoko kugira ngo wumve uko kimeze mbere yo kugura. God, so the lips are so realistic and really soft. God, so the lips are uzi ko wumva iminwa yacyo imeze nk'iy'abantu inorohereye. Even the feet, they are manicured. N'ibirenge byacyo n'amano ndumva bishaka kumera nk'iby'abantu. Uyu mugabo yitwa Christopher, niwe muyobozi mukuru w'iduka ricururizwamo ibipupe byakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu. Yagiraga ati: We sell magic. Il cliente viene, stacca dal mondo reale, non c'è neanche voglia di andare da un altro ragazzo, da una ragazza, non vuole neanche sentirla parlare. Allora, hano umukiriya araza tukamureka akigerageza akumva, ntago bisaba imbaraga nyinshi nk'uko bigenda ku bantu b'igitsina gore igihe baryamanye n'ab'igitsina gabo. Abantu bafite umunaniro baraza tukabareka rwose bakishimisha kuri ibi bipupe, kandi ukabona barishimye kuko babasha kugeza ibyishimo byabo ku ndunduro, kandi ukabona baranyuzwe. Iri guriro ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani rigira urubuga nkoranyambaga umuntu wese agenda akajyaho, hanyuma akareba ibipupe bitandukanye biri ku isoko, agahitamo icyo yifuza, akanareba andi makuru anyuranye acyerekeyeho. Hari n'abandi nabo baba badafite ubushobozi bwo kugura kimwe muri ibi bipupe ngo abe yakijyana mu rugo abane nacyo nk'umugore cyangwa umugabo we. Akaza muri brothels, bya byumba byagenewe abantu bakeneye kuryamana n'ibipupe, akishyura bitewe n'igihe ari bumarane nacyo bakorana imibonano mpuzabitsina nk'uko bigenda n'ubundi ku muntu waguze b'abantu bicuruza. Igiciro cya kimwe muri ibi bipupe byakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu gihera ku €80 kuzamura.
abakiriya baza kwishyura kugira ngo baryamane n'ibi bipupe abenshi muri bo usanga ari abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30. Gusa ngo abagabo n'abagore bubatse bo baza gusura ahakorerwa ubu bucuruzi ariko batagambiriye kwishyura serivisi zo kuryamana n'ibi bipupe. Gusa ari ukwimara amatsiko kugira ngo barebe ukuntu abantu batinyuka kwishyura amafaranga ngo baryamane n'ibipupe. Inganda zikora ibipupe bimeze gutya zigerageza kubikora mu masura y'abantu bakunzwe na benshi, cyane cyane abantu b'ibyamamare, ku buryo benshi mu bantu babaye imbata y'imigenzereze yo kuryamana n'ibipupe ntiyaryamanye na kimwe muri byo mu bwenge bwe yishyiramo ko ari nk'umuntu w'icyamamare akunda aryamanye nawe. Uyu munyamakuru wa BBC akigera muri iri duka ricururizwamo ibipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu, yahahuriye n'umusore nawe ufite igipupe babana nacyo mu rugo nk'umugore we. Yabwiye uyu munyamakuru wa BBC ko iki gipupe cy'igikobwa aryamana nacyo yagihawe nk'impano ku isabukuru ye y'amavuko n'umusore w'inshuti ye. Uyu munyamakuru wa BBC arimo kubaza uyu musore impamvu ahitamo kugura igipupe cyo kuryamana nacyo aho gushaka umuntu nyamuntu badahuje igitsina akaba ari we bazajya bakorana imibonano mpuzabitsina. If you're going to pay for sex, why not pay a real person? Why pay for a doll? Kuki ugura serivisi yo gukora imibonano mpuzabitsina n'igipupe, kuki nibura udahitamo umuntu nyamuntu mudahuje igitsina ngo abe ari we mubikorana? It's very different. A prostitute is a real person and can judge you for the way you look or for fantasies you have. A doll can't do that. With a doll, all I had to think about was my own satisfaction. Nuko bwa mbere mba numva umuntu muzima bidakwiye ko yigurisha, bivuze ko abatanagukunze nawe aba yabaye igicuruzwa nk'uko wagura isabune. Kuri njye rero aho kugura umuntu nk'igicuruzwa nahitamo kugura ikintu kitari umuntu nkaba ari cyo nifashisha. Ikindi umuntu arakureba akakumva ukundi, akaba yanakwangira ikintu utigeze ukora, wanamukunda akaba yaguhemukira. Igipupe cyo ntabwo cyabikora. With a doll, all I had to think about was my own satisfaction. Icyo nahisemo njya kuza hano ni ukunyurwa kwanjye ku giti cyanjye, kuko ninjye uzi uko niyumva. You have a girlfriend. How did she feel about you coming here and having sex with a doll? None ko wambwiye ko ufite umukobwa w'inshuti yawe, abyakira gute kubona uza hano kwishyura ngo baguhe igipupe cyo kuryamana nacyo kandi by'iki gipupe kigukorera n'umukobwa w'inshuti yawe yabigukorera? She found it quite funny actually. Nta kibazo ajya abigiraho kuko nabimubwiye. Nta nubwo abifata nko kwishimira igipupe kurusha uko mwishimira cyangwa yumva ari ukumuca inyuma. Ahubwo icyaba ikibazo ni igihe nawe nkoranye imibonano mpuzabitsina n'undi mukobwa, kuko kubikorana n'umuntu byo bisaba kuba umuntu wamukunze. Mu gihe ibi ngibyo ari ugushimisha umubiri gusa, ariko nta rundi rukundo bagereye igipupe uretse kukifashisha nk'igikoresho cyo kuryamana nacyo. Ikindi mbifata nk'ikintu ugura rimwe na rimwe ukaba wakwishimira kugerageza ikintu udasanzwe umenyereye ngo wumve uko kimeze. Louis ni umwe muri ba basore bitwa abagigolo. Abagigolo ni abasore bishyurwa n'abagore bakuze kugira ngo bakorane nabo imibonano mpuzabitsina. Dukunze kubita abapfubuzi. Louis uretse kuba akora uyu mwuga wo kuryamana n'abagore bakuze, akora n'ubucuruzi bwo guha abantu abo bakorana nabo imibonano mpuzabitsina, baba b'igitsina gore cyangwa b'igitsina gabo bose aba bafite. Arimo gusobanurira uyu munyamakuru uko babyumva kuba haraje ibintu bisimbura abantu mu gikorwa cyo guhuza ibitsina. In the beginning we lost our customers for more than 3 weeks. So it was like offensive for me as well, like am I became useless or why? Louis yaramusubije ati, ibi bipupe inganda zikibishyira ku isoko twabuze abakiriya bacu mu gihe kingana n'ibyumweru 3. Ku buryo kuri nge natangiye kwibaza inti ubu mbigenje ntera, ubu sengiye kubura icyo nkora cyangwa hari ikindi nakora. So your clients all went to the brothel instead of coming to you? None kuki abakiriya bawe bajyaga kwishyura ngo basambaye n'ibipupe aho kuza iwawe ngo baha abantu bo kuryamana nabo? Nyine bisobanuye ko niba bataje iwanjye ubwo baba bagiye kwishyura muri brothels kugira ngo baryamane nabyo. Kuri njye guhitamo kuzajya ndyamana n'abagore bakuze bakeneye iyo serivisi ntabwo mbifata nk'akazi nubwo bintunze, ahubwo mbikora kuko numva ari umuhamagaro wanjye, kuko nabo bagore bakuze badafite abagabo nabo baba bakeneye kunezerwa. Gusa ndumva binteye ubwoba kuko ndimo kubona abantu barimo kugenda bishimira gukorana imibonano mpuzabitsina n'ibintu bitari abantu cyane. Abantu bakora umwuga wo gucuruza imibiri yabo mu gihugu cy'Ubwongereza busanga nta kibazo bibateye kuba hari abakiriya babo bagura ibipupe ngo bakorane imibonano mpuzabitsina. Do you find it offensive that someone who chooses to pay for sex would choose a doll over you? Assolutamente no. None se ubyumva ute nk'iyo umuntu ahisemo kugura igipupe ngo bakorane imibonano mpuzabitsina aho kugira ngo akwishyure abe ari we muyikorana? Assolutamente no.
è una cosa completamente diversa, quindi no. Che una bambola non potrà mai prendere il mio posto, la escort no, è una cosa completamente diversa, quindi no. Che una bambola non potrà mai prendere il mio posto, la escort offre personalità. Njye nta kintu byaba bintwaye rwose kuko ibyo ari ibintu bitandukanye cyane, naho ntabwo najya mu marushanwa n'ibipupe kuko nta na rimwe ibipupe bizigera bisimbura abantu ku buryo bigira amarangamutima, kuguyaguya no kwifatira icyemezo cyo gukora igikorwa ku buryo wumva uri kumwe n'umuntu nk'uko umuntu wagukunze yabyitekereje bigenda. Do you think that sex dolls could replace sex workers? No, non credo, ma credo che potrebbero prendere comunque piede. Perché? Ntabwo utekereza ko ibi bipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bishobora kuzasimbura abantu bakora umwuga wo gucuruza imibiri yabo? Ma credo che potrebbero prendere comunque piede. Perché? Perché è un articolo interessante. No. Ntabwo ariko mbitekereza. Abantu bazajya babijya harimo kwishimisha gusa, ariko ntibishobora kugera ku munezero nk'uwatangwa n'umuntu. Kate looks like a teenager. Yes, teen. Bimwe mu bipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina by'igitsina gore babyambika imyenda y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye secondaire kugira ngo abagabo babikenera bajye babibonamo ubuto, kugira ngo mu mitekerereze n'aba aryamanye nacyo ajye yumva ameze nk'aho aryamanye n'umukobwa ukiri muto. Uyu munyamakuru yakomeje ubushakashatsi bwe, ajya mu mujyi wa London abaza umwe mu nzobere mu bucuruzi bw'ibipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu. Uyu ni inzobere Dr. Kate Devlin ufite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD mu bukorikori n'ubucuruzi bw'ibikoresho nk'ibipupe n'amarobo n'ibindi byakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu. Yagiraga ati, I think there are ethical issues. One of the things that's quite concerning is the production of childlike sex dolls. There have been people prosecuted for this, quite a few in the last year. I think that is an area that needs a lot of regulation. Rifite aho ryabangamira indangagaciro zisanzwe za kimuntu, kuko hari na bamwe mu batekinisiye bakora ibipupe byo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bagiye bicwa, akaba ari niyo mpamvu tugomba kubyitaho. Ubona ko ibipupe bisigaye bikoreshwa imibonano mpuzabitsina bidashobora kuzatesha agaciro cyane abantu b'igitsina gore? Yasubije agira ati, bizateza ikibazo byanze bikunze kuko hari abantu b'igitsina gore bazatakaza indangagaciro karemano zabo ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Mu gihugu cy'Ubwongereza hari abantu babana n'ibipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina mu nzu zabo ariko bakabikora mu ibanga. Uyu munyamakuru yagiye gusura umwe mu bagabo bafite igipupe babana nacyo nk'umugore we. Uyu mugabo akimara gutandukana n'umugore we, hanyuma umugore we akajyana n'abana, yatangiye kumva afite irungu rikabije. Abona aho igipupe cyacuruzwaga arakigura. Uyu mugabo yitwa Dean Bovan. Uyu munyamakuru arimo kumubaza kuryamana n'ikintu kiba kimurora kitarimo kumuvugisha ko nta kibazo yumva bimuteye. Some people would say that this is a bit weird and a bit creepy. What do you say to that? Abantu bamwe na bamwe bashobora kuvuga ko ibi bintu bigayitse kandi bidakwiye, kandi ko binateye ikibazo kuryamana n'ikintu kikureba kigutundiriye nta kintu kirimo kukuvugisha. Wabivugaho iki? I always say, well, why is it creepy? They see it as, oh, disgusting. Why are you wasting your time? Spend time with real people. But my dolls aren't judgmental. Kubera iki biba biteye ubwoba? Kubera iki namarana umwanya munini n'abantu? Abantu baranijora, ikindi ntabwo abantu bavugisha ukuri. Niyo mpamvu ngewe nahisemo kwibanira n'igipupe nk'umugore wanjye. Ikindi ntabwo igipupe cyanjye kijya kimbwira ibintu binteye ubwoba. Avuga ko akikizana atagikundaga cyane, ngo ariko uko iminsi yagiye ihita niko yagendaga arushaho kugikunda. Uyu mugabo yaje kumenyerana cyane n'ibipupe by'ibigore, nyuma aza no gushaka ikindi, noneho avuga ko yakunze cyane by'agahebuzo cyitwa Sarah. And how would you feel if you started dating somebody and they wanted you to get rid of your dolls? If I met a woman mad enough to date me now. Ndamutse mbonye umuntu w'igitsina gore wifuza gukundana nanjye akambuza gukundana na Sarah, ntago nshobora kubyemera. Sarah ndabyibuka mu myaka ishize yaranejeje cyane, sinapfa kumureka. Uyu Sarah yavugaga ni igipupe cy'ikigore cye yise gutya. Nzi ko ibi bizafasha abantu benshi bafite ibibazo by'ubwigunge nk'ubwanjye mu minsi iri imbere. Mbega abantu badafite ubushobozi bwo kujya hanze ngo basabane n'abandi, kuko gusabana nabyo ubwabyo birahenze, binasaba umwanya n'izindi mbaraga zo mu bitekerezo. Inzobere mu mikorere n'imikoreshereze y'ibipupe mu mibanire yubakiye ku mibonano mpuzabitsina iragira iti,
bamwe mu bantu bafite ubwigunge bukabije bifashisha ibipupe nk'abafasha babo mu rwego rwo kwivura uwo mubabaro, bakumva bagira ikintu bafata uko bashatse bakubaha kandi kitapfa kubazanira ibibazo mu mibanire yabo nk'uko bigenda mu bantu. Uyu mugabo rero nubwo we ku giti cy'abana n'ibipupe nk'abagore be kandi akabikora mu buryo bwihishe, ariko mu gihugu cy'Ubutaliyani ho ubu ni ubucuruzi bwemewe kandi bufite abakiriya benshi. Nko muri Espanye, mu Bubiligi, mu Burusiya, Canada, aha hose usigaye uhasanga amaduka agurirwamo akanatangirwamo serivisi z'abantu bakeneye kuryamaniramo n'ibipupe byabugenewe. Bamwe mu babyeyi babona ko yamagurira abantu baza kuryamaniramo n'ibipupe ari ibintu bitajyanye n'indangagaciro za kimuntu, ariko umuyobozi mukuru w'iri guriro we avuga ko ari ukwinezeza nta bindi biba birenzaho. Hari andi Marobo noneho yakorewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina aba anabasha kuganira n'abantu ku buryo abafite ibyo bita sensors bibasha kumva nk'ijambo runaka bikaribika bikaba byarisanisha n'ikintu runaka mwazongera kuvugaho gifite aho gihuriye naryo. Aya Marobo akoranye ikoranabuhanga rihambaye, ukeneye kurigura arigura ari hejuru y'ibihumbi 25 by'amadolari y'Amerika, naka bakaba muri miliyoni 23 z'amafaranga akoreshwa mu Rwanda. Aha ni mu kigo gikora aya Marobo. Umwe mu bahakoreye yagiraga ati aha niho duhangira tukanateranyiriza ibintu byose. Umuntu araza akatubwira ubwoko bw'umuntu badahuje igitsina akunda, akatubwira amenyo, ibara ry'uruhu, ingano y'amabere, unanutse cyangwa ubyibushye, amaso, inzara, umusatsi, indeshyo, ibiro bye, mbega akavuga ibintu byose yumva umuntu akunda wamubera umukunzi yakagombye kuba yujuje, hanyuma bakamukorera robo rimeze nk'uwo muntu. Ubu ushobora kandi guhitamo imyitwarire ushaka ko irobo rizakubera umufasha ryaba rifite. Ushobora kuba ukunda abantu bavuga cyane, abacecetse cyane, uwishyira hejuru, mbega bakagukorera robo rifite imwe mu myitwarire isa n'iy'abantu ukunda. Ba nyirizi inganda zikora aya Marobo bose usanga batemera ko aya Marobo bakora ashobora kuzasimbura imibanire y'abantu, bakavuga ko byose ari ibyifashishwa mu gihe runaka, ariko atari ibije gusimbura umubano w'abantu wari usanzweho. Aya Marobo bakora buryo ki agaragaza imimerere yose umuntu muzima agaragaza iyo arimo kuvuga. Mubona ko nk'iyo umuntu avuga barimo guhumbya, akanyeganyeza umutwe, kwishima nk'ahantu runaka ari nk'akantu kamuriye, kwayura, guseka n'ibindi. Urebye bafite inzozi zo kuzakora irobo ryitwara neza nk'umuntu nubwo bigaragara nk'ibidashoboka. Abakora irobo ribasha gufata mu mutwe ibyo uba waribwiye, nk'ibyo kurya ukunda kurya, itariki yawe y'amavuko, amazina n'umubare w'abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, ibitabo na film ukunda, indirimbo n'ibindi. Ku buryo nk'iyo wongeye kugirana ikiganiro n'iri robo wenda ugakomoza ku bavandimwe bawe cyangwa kimwe mu byo waribwiye, ribasha kongera kubyibuka. Naryo rigahita rivuga ijambo rifite aho rihuriye n'ibyo urimo kuvuga. Ukaba wabona ko nyine murimo kugirana ikiganiro. Wenda waribwira uti mama yarwaye, rikaba ryakubwira ngo pole cyangwa se ihangane gutyo. Uyu munyamakuru yegereye iri robo arangije araribaza ati, What's your favorite food? I like Japanese and Italian a lot. ahubwo waza kukujyana tugasangira amafunguro ya saa sita. Well, I was going to take you out to lunch instead. What is stopping you? Cyore, ahubwo se ko numva rifite ubwenge bwinshira. Uyu munyamakuru yabajije robo icyo rikora kugira ngo ryishime. Rimubwira ko rikunda gukina imikino ya computer ndetse no kubona inshuti nshya. Nubwo ibi bikorwa byo kuryamana n'amarobo bigaragara nk'ibidasanzwe ndetse na benshi bakabirwanya, gusa ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka 50 iri imbere umugabo umwe mu bagabo 4 azaba abana n'ikigore cy'igipupe cyangwa cy'ikirobo. Ubu bushakashatsi bwerekeye ku gihugu cy'Ubushinwa. Ibihumbi byinshi by'abagabo bo mu gihugu cy'Ubuyapani bafite abantu b'igitsina gore bakundana nabo binyuze kuri telefone cyangwa mudasobwa gusa, ugakundana n'umukobwa ariko utabasha kumubona. Umukobwa mukundana muri ubu buryo aba yitwa virtual girlfriend. Jeremy Belson ni umwarimu akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Stanford. Yahimbye icyumba cy'ubushakashatsi ku mikoranire y'abantu bategeranye aribyo byitwa virtual human interaction. Uyu mwarimu avuga ko ubushakashatsi bakoze mu gihugu cy'Ubuyapani ngo basanze abagabo baho baratangiye kuzajya banga gukundana n'abakobwa cyane kuko usanga ngo abakobwa baho bakunze kuba barataye ubusugi bakiri bato, kandi ibingibi mu muco w'Abayapani akaba ari ikizira. Uyu mwarimu avuga ko bamwe mu banyeshuri akoresha muri ubu bushakashatsi bwe bavuga ko igihe ku isi hazaba habonetse umubare munini w'abagabo birunduriye mu kwikundanira n'ibipupe aho gushaka abagore, ngo bishobora kuzaba umwe mu miti yo kugabanya ubwiyongere bukabije bw'abatuye isi. Uyu mugabo yari yatanze komande ku ruganda ngo bamukorere robo ry'ikigore azajya aryamana naryo. Igihe bamubazaga yanze ko bamugaragaza mu maso. Ubu yari yaje kugira ngo arebe aho abatekinisiye bageze barikora. Akiribona yahise yishima cyane aravuga ati uyu ni umukobwa mwiza cyane rwose.
avuga ko iri robo ryamushimishije cyane kuko ribasha guseka, kunyeganyeza umutwe kandi rikabasha no gutumanaho nawe rikoresheje ibimenyetso by'umubiri, nka kumwe ushobora kwegereza ikiganza umuntu ushaka ko mufatana nawe akemera mugafatana. And when she was talking, I was mesmerized by it. She could smile, batting her eyes, moving her head, and being able to physically interact with these pieces of art is amazing. Don't you want to be able to actually be with a thinking, feeling human being who can have conversations with you, who can empathize with you? None se ko umuntu mubasha kuganira waba wagize ikibazo nawe ukayibona ko yikiza mu mwanya wawe, ese wumva ko kirobo ritabasha kumva amarangamutima y'umuntu cyangwa ngo naryo riyagaragaze, hari ikintu ryakumarira koko? You know, it's so funny. I don't miss that. I was married for 15 years. Creating a companion that you can physically program. Uyu mugabo avuga ko yamaranye imyaka 15 n'umugore, ariko avuga ko atigeze anezerwa cyane nk'uko iri robo ryamunejeje. Kubera ko ngo ryo ntago rimuteza ibibazo ngo rimuhangayikishe cyangwa ngo ribe ryamuhinduka. Matt McMullen is the founder and CEO of Abyss Creations. After 20 years making lifelike dolls, he now wants to bring them to life as robots. Matt McMullen niwe muntu watangije BCC Creation, ikigo gikora amarobo. Nyuma y'igihe cy'imyaka 20 akora ubushakashatsi, yabonye ko ari ngombwa ko ubuzima bwe agira icyo abubyazamo. Nibwo yazanaga igitekerezo cyo gukora amarobo akoreshwa imirimo idasanzwe. Roberto Cardenas ashinzwe gushaka abanyamideli batandukanye, akabishyura, hanyuma akabafotora mu buryo butandukanye, amafoto yabo bakayifashisha mu gukora amarobo ameze nkabo kugira ngo abantu bazarusheho kuyakunda kuko baba babona asa n'abantu beza basanzwe babona hanze. Uyu munyamakuru yabajije nyina wa Roberto icyo atekereza kuko umwana afite ubuhanga bungana gutya ariko akabukoresha mu gukora amarobo yo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu, aho gukoresha ubwenge bw'ashaka ibisubizo ku bindi bibazo by'ingutu byananiye abantu. What do you think about what Roberto's doing in your garage? Some person do a great job in the garage, like the Apple, how the name Steve Jobs. Nyina yaramusubije ati njya ngera ku igaraje rye baba barimo gukoreramo nkasanga abantu baba barimo bakora ibintu bitangaje. Umwana wanjye ni umuhanga cyane nka Steve Jobs. Ati umwana wanjye agomba gukoresha ubwenge bw'icyo ashatse akaba umustar kandi akaba n'umukire. Want anything but you. Oh, we'll see. What is your dream? My primary objective is to be a good companion. Matt McMullen irobo rimwe ayirangiza rimutwaye hafi miliyoni 24 z'amadolari. I want to become the girl you have always dreamed about. In the suburbs of Detroit lives one of them. Dave Catt has been a spokesman for doll fans for years. Muri leta ya Michigan mu mujyi wa Detroit haba umwe mu bagabo bemeye kuganira n'itangazamakuru agaragaza ukuntu yibanira n'amarobo akazajya aryamana nayo. Ariko muri aya marobo yose imwe niyo akunda cyane kurusha yandi. This would be Dore Koroneko, who is my lovely wife of 16 years. It's not legal. We might as well be married. I mean, we've got matching wedding bands. I think we're about as best as the partners we're going to get for each other. Iri robo ry'ikigore akunda cyane ryitwa Dore Koroneko. Aragira ati Dore Koroneko ni umugore wanjye nkunda cyane w'imyaka 16 y'amavuko. Ntabwo byemeye ko umukobwa w'imyaka 16 yagirwa umugore gusa kuko nanone atari umuntu nyamuntu kuri njye nta kibazo binteye. Mbere yuko mpitamo gushaka irobo ngo rimbere umugore nari njyenyine kandi sinizera ko hari umuntu napfa kubona ngo ambere umugore ntampemukire. Noneho ndumva nta kibazo cyo gutereta cyangwa gushaka umugore nkifite. Owning a sex robot is the same as owning a slave. Kathleen Richardson ni umwarimu akaba n'umushakashatsi ku ndangagaciro za kimuntu ndetse n'imibanire y'abantu n'amarobo. Yigisha muri kaminuza ya Montfort iri mu gihugu cya England. Yashyizeho ihuriro rishinzwe kurwanya amarobo yifashishwa n'abantu mu gukora imibonano mpuzabitsina. They rest on an idea that women are property, that women are not fully human, they are subhuman. People say, well, it's just a masturbatory tool. But the people behind them, they're saying, no, you can have a relationship with this doll. It can be your girlfriend. Iki amagambo aje kumara no kwerekana ko abagore ari ibikoresho bisanzwe, ko abagore atari abantu buzuye, ahubwo ari ibiremwa bitari abantu neza. Nta kuntu abantu bashobora gufata ibintu bitari abantu bagenzi babo bakavuga ngo ushobora kubana n'iri robo bati ryaba nk'umukobwa w'inshuti yawe
bati wanashakana n'iri robo rikaba nk'umugore wawe. Ibi ni ukuvanamo abantu b'umuntu. Abantu barimo kugenda bahinduka nk'abasazi babikoreshejwe n'abafite inyungu z'ubucuruzi gusa. Matt McMullen wazanye iki gitekerezo cyo gukora amarobo ashinzwe gukorana n'abantu imibonano mpuzabitsina afite inzozi ko mu minsi iri imbere mu mazu y'abantu hazajya haba harimo amarobo nk'aya ku bwinshi nk'uko dusangamo za telefone ngendanwa. To see robots in people's homes the way we see smartphones in everyone's pocket right now. Imibiri y'aya marobo yifashishwa n'abantu bamwe na bamwe mu gukora imibonano mpuzabitsina ikorwa mu ruvange rw'ibinyabutabire bitandukanye harimo icyitwa silicone na polyvinyl chloride ihura ikabyara ikintu cyenda kumera nk'umubiri w'umuntu. Abantu babashije gukora ku mibiri y'ibi bipupe n'amarobo akoreshwa muri ubu buryo bemeza ko ibidatandukanye cyane n'imibiri y'abantu. Abatekinisiye bo mu nganda zikora ibi bipupe baracyashakisha ibinyabutabire bahuza ku buryo bageraho babona uruvange rw'ibyo bakoresha bakabona umubiri w'amarobo waba umeze nk'uw'abantu neza neza. Isoko ry'ubucuruzi bw'amarobo n'ibipupe byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu rimaze kugera kuri miliyaridi 18.9 by'amafaranga y'amayuwana akoreshwa muri leta y'abaturage b'Abashinwa. Ni hafi miliyari 3 z'amadolari y'Amerika. Ugereranyije yaba ararenga miliyaridi 2,700 z'amafaranga akoreshwa mu Rwanda. Ubushakashatsi bugaragaza ko ku isoko ry'ubucuruzi bw'ibikoresho byagenewe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina n'abantu mu mwaka wa 2020 rizazamuka rikagera kuri miliyaridi 9.1 z'amadolari. Bivuze ko mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2020 abazaba bakorana imibonano mpuzabitsina n'amarobo bazaba bamaze kwikuba hafi inshuro enye. Niba tuzi ko hari umuntu wikinisha ntago yabasha kubona igipupe gishobora kugira imyitwarire imwe n'imwe imeze nk'iy'umuntu uri mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina ngo ajijinganye kutaryamana nacyo. Ibi bishobora no kugirwa n'abandi bantu bafite ihungabana ryo kutizera bagenzi babo b'abantu. Guhemukirwa cyane nabo badahuje igitsina bigatuma yumva atagishaka kugira uwo bagirana imishyikirano. Hakaza n'uburwayi bita paraphilias butuma umuntu agira irari ryo gukorana imibonano mpuzabitsina n'ikindi kintu kitari umuntu. Ngibi rero birimo gukorwa n'abantu bagenzi bacu.